ufite isepfu kubera kutamenya ibyo ari byo. Ni kiriya kiriya ni kinini. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe. Assalamu alaikum ku bantu duhuje ukwemera. Mana yanjye, hari hashize igihe kinini kitageze wenda nko mu mwaka ntakora vlog, nimba ntibeshye nawe ushobora no kubugeramo, ariko numve ko ngiye gukora vlog nanjye nkumbuye kuzikora. So ndashimira rero abantu mumaze iminsi muri kureba plank zanyuraga kuri YouTube channel yanjye. Hari ibintu mugiyemo byinshi ndi gutegura kandi byiza bizanyura n'ubundi kuri channel yanjye ya Ketchup TV show, ariyo yiyi muri kureba hino video. Niyo mpamvu ntabona ukuntu nkomeza no kubahereza plank, ariko naho zigiye zishobora kumara iminsi zidahari, ariko zizagaruka. Abantu rero namwe mukunda vlog, ndibaza mugiye kwa muri mu buryohe muri iyi minsi. So ubu rero turi 5:58. Mvuye mu rugo ngiye kujya gufata abana ku ishuri, nimvayo ndabageza hano mu rugo, ubundi mite ng'igikondo kuri 3D. Abantu mutari mubizi, hari ikiganiro nsigaye nkora cyitwa The Global Fame kivuga kuri sinema, kinyura kuri 3D. So niba ukunda rero sinema, ujye ujyayo urebe iki kiganiro gikorana na mugenzi wanjye twara Fati, wabaye muri sinema kera, uzi sinema nawe. Mujye mujyaho mu dusapotinge muyirebe, mubane nanjye. Rero nindamuka mvuye gukora ikiganiro, mfite gahunda yo kujya muri salo, mfite ibituta baba we bishaje bisa nabi, ndashaka kujya muri salo, nshobora guhambura nkahita nsuka ibindi cyangwa se nkadefiriza kimwe muri ibyo ngibyo. Singishaka ibintu bibaza ku mutwe ngo ndasokoza ngo natirere, ko nabya natirere. Mw'abantu mwe, nasize kanta ariko incira inzara, murebe incira inzara ku rwego rwa rundi, dore naha wagira ngo mana birajya musto. Incira inzara byahatari. Nimba hari umuntu uzi ikintu nakora kugira ngo zigabanyuke gucika yambwira pe. So mubane nanjye rero murebe vlog yanjye, ndabakunda cyane. Abantu mushaka amavuta meza, mushaka gusa neza, muri iyi vlog ndaza kubereka amavuta meza mushaka kwisiga na nimero wahamagara kugira ngo yabone. Kandi n'abashaka kugabanya ibiro, haba mu mubiri wose, haba mu nda, abantu mushaka kwivura constipation, muhamagare muri Sunroots. Muhamagare 0720203610, ubundi mukomeze mugire igisibo cyiza. Abasibye, abasiramu turasibye, ariko n'abatari abamizirimo hari abo numvisha bamwe na bamwe bagiye basibye. Namwe sinzi ukuntu mubyita, ariko ubwo nyine mwamwiyirije, namwe mukomeze mwiyirize neza, mugire umwiyirizo mwiza. Ego man, ahari nashonje nanjye kuvuga ibitari byo. Abantu mwari mukumbuye kureba vlog, mume like, muze tujyane. Byari byananiye gufata tambaro nambaye hano, kubona kazanye amatwi gukata buke buke ngo telefone ntayikubita hasi. Nzo mana ndi kugenda gake gake. So abantu mwamukumbuye vlog, mume like, mumbwire amagambo meza. Nari mbakumbuye, ndikumva mfite ibintu byinshi byo kuvuga, ndikumva mfite ibintu byinshi byo kubabwira. Hari ikiganiro najyaga nkora kera, nk'umuntu akanyandikira akambwira ikibazo afite, tukagisha inama abantu bo kuri YouTube channel yanjye. Nimba ari abantu mwifuza ko iyo content nazayigarura, muze kumbwira nzayigarure. Hari umuntu ejo bundi wanyandikiye
w'umurundikazi ambwira ikibazo yari afite. Mu by'ukuri namugira inama nkanjye, ariko numvaga nzabimusaba naramuka abyemeye azareke mbibabwireho. Numvisha ari ikintu tukiganireho turi abantu benshi, byaba ari byiza ashaka gukuramo nyine inama, kuko cyari ikintu kirenze byatari. So mukomeze mubane nanjye rero kanihuta. Talha, bite papa? Umeze neza? Abandi bana bari he? Basinziriye. Mbese ko icyo utasinziriye? We ntabwo ushaka gusinzira? Nta bitotsi ufite? Mu nda hakize? Tuvuye ku ishuri, Talha afite isepfu kubera kutamenya ibyo ari byo. Ni kiriya? Kiriya ni kinini. Ni kinini byataye. Afite isepfu rero kwa katayizi arambwiye ngo mu nda ari kumurya. Utari mu nda hakize? Okay. Wize ngo iki se? Maman m'intéresse bonjour mes amis. Bonjour mes amis. Wese wamusubije ngo iki? Bamubwiye bonjour, yababwiye bonjour mes amis. Bonjour mes amis. Twageze mu rugo abana basinziriye. Babwire babyuke. Babwire ngo twageze mu rugo mubyuke. Abana bageze mu rugo. Babwire bakoreho babyuke. Yanze. Wanyweye igikoma ariko? Ku ishuri bagwaye igikoma? Cyangwa icyayi? Mbwira ikintu wanyweye ku ishuri. Igikoma. N'iki kindi? N'umugati. Okay. Byari biryoshye? Abana banze kubyuka. Mika, turabasiga, sibyo? Twigendere kwigurira ibintu ku isoko. Kamisi ubu ari hehe? Aragiye ku ishuri. Ko iki wamusize se? Namutora. Wamutora? Namutora. Ninde ujya kumutora? Njyewe. Urajyayo? Uratwara iki se? Kane. Cyangwa igare? Nakora igare namukora. Okay. Bageze mu rugo. Bageze mu rugo. Mika, kanguka twageze mu rugo. Mubyuke. Mubyuke. Ko mutavamo? Dore imyenda aracyasinzira. Byuka. Twageze mu rugo. Bageze mu rugo. Mika ngwino. Baga yawe se? Ntabwo wazanira ibindi? Zana baga yawe, subirayo yizane neza. Ni waje ugatora baga? Ariko urakabya we. Dore reba hariya ngo bite. Reba hariya muri telefone ya mama. Ngo bite. Amakuru. Tale habibi. Akira. Asma, wankuriyemo hano matapi ukayakubita gutya akavamo imicanga. Arimo imicanga myinshi. Ni amavuta nababwiye ndi bubereke amavuta meza. Tugiye guhera hano. Iyi ngiyi ni serum ya Royal Gold. Aya mavuta niko yitwa.
hanyuma aya mavuta aturuka muri Ghana na Ghana. Iyi rero ni creme uyisiga mu maso, yose ni Royal Gold. Hanyuma iyi ngiyi ni scrub ariko inakora nk'isabune. Iyi ngiyi rero ikaba body oil, byose ni Royal Gold. Wahamagara 0790203510 ukigurira aya mavuta ukagenda ugasa neza, ugasa bishimishije, bikubereye, bibereye amaso y'abakureba. Ubundi nimba wari ufite iki kibazo cyo kuba utazi ahantu hakura amavuta meza, cyangwa se ukaba utaruzi amavuta wakwisiga ugasa neza udahenzwe, dore aya mavuta niyo wakoresha, hanyuma ugahamagarira nimero nguhaye. Ndabakunda, mukomeza murebe vlog yanjye. Mbare mu ndebere ukuntu ndi gusa nka nyakagore. Uri kubyumva? Sonari ndetse futari y'umuceri, imiteja na karoti n'amashaza. Ariko amashaza afite ukuntu asa nkajya kuba n'ibishyimbo n'ifi. Hano rero ngiye gutotora ifi ngiye guha abana. Ishyireho. Mwaramutse neza, kanizere ko mumeze neza abantu muri kureba vlog. Ni ibiki? Ubu ni mu gitondo saa 1:22, ariko murebe ukuntu hano hameze. Udacanye amatara izindi modoka ntizakubona, bakugonga. Mva hahumye, kandi uri mu nzu nta kintu kimumenya. Mu nzu haba hashyushye, hanze ibicu ibihu, kimwe muri ibyo cyaguye. Ubu rero twebwe sino itumereye nabi, abantu ba Norvege. Rega vlog yambanye vlog na vlogger, ariko uyu munsi nizeye ko iri burangire. Ndashakaga kubifuriza umunsi mwiza, Imana ibahe ibyiza biri muri uyu munsi, ibarinde ibibi biwurimo. Mika avuga ngo amina. Mika uri wanze kuvuga amina? Warebye ibikoko bidari biri hehe? mu rugo buta pukoka ego koka koka reka gukaza muri kamera. Bakoka Inyindi bakoka ni ibiki? Ni abakobwa, ni abakoka. Amina chérie, amina tariha. Tugiye gukora unboxing y'utuntu naguze muri Tegomire. Maze kudepoza abana bose njya kugura tuno dutebe. Aka kantu ushobora kugakoresha uri kurira nk'ahantu utagera neza. Kimwe ko ushobora no kugakoresha mukicayeho cyangwa abana bakicayeho, ariko ngewe natuguriye abana. Mika ni keza? Ugakunze? Nakawe? Aka ngaka ni aka Mika, aka ni aka Talha, aka ni aka Yindi. Kano kabara gakunda kubi. Hano hakaba hari utundi tuntu dukeya naguze. Uri papa. Amashuri kuko kwiga ari byiza n'ukuntu bitera abana bamwe na bamwe udukiriza tw'uduselasite cyangwa utugiripe tudahita. Ntabwo nari mfite akabase, bene tuno tubase dutoya ntugura kugira ngo njye ntuvangiramo ifarini. Aka ngaka nakaguze 5.
ni keza keza by'amatari. Aka ni agapuberi ko muri dushe yanjye. Aka nakaguze 5 karapfundikirwa. Tipu keza nkunda utuntu dutoya sinzi impamvu, kandi si ku bintu bya materiyeri, buriya hari n'utumodoka nkunda dutoya tuba tumeze nk'udupupe. Hanyuma ngura n'utu tuntu, utu navuga ko ari nka supura, ugatereka gutya ku meza ugashyiraho nk'igisorori nyine, nkari amasafuriya dutekeramo tukanayaruriramo igishyushyu, ugaterekaho ibyangiza imeza n'ibyangiza na supura. Kamwe nakaguze 5, byose nabigura muri Tedemire. Hanyuma ngura n'utuboro. Amaso kore ufite ibitotsi ushaka kuryama mukanya uraryama. N'utu dutambaro, kamwe nakaguze 2, turahanagura neza. Utagoshije ngura na supura. Izi supura imwe ibigura 800, naguzeho 4 kuri izi. N'izi zindi nguraho 4 nziza. N'ibyo ngibyo rero, abantu mwarebye vlog guhera ku munota wa mbere kugeza kuri uyu wa nyuma, nahangaha irangiriye. Imana ibamere umugisha, ndabakunda cyane. Ikindi banyengeje igikarito cy'ubuvu.